Inshuti bene data dusangiye amaraso no gucungurwa muri Kristo Yesu, ndabashuje mu izina rya Yesu, nongeye kuba ntimuhorana amahoro y'Imana kandi mwakire ihumure riva mu biganza bye yaduhamagaye binyuje muri Kristo Yesu umwami wacu, hanyuma akemera kubambwa kugira ngo azaduhe ubugingo. Nimugire umugisha, ikaze kuri Byuka Torero, aho mugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana inezeza imitima yanyu. Aho tugiye gukurikirana umukozi w'Imana Mama Varini atuganirije ijambo ry'Imana mu minota mike Imana imushyize ku mutima. Imana rero ikomeze kubagirira neza muri aya masengesho turimo dusenga. Imana ibasure kandi igendere imitima yanyu. Mana Nyiringabo, umukobwa wawe mugirire neza muri uyu mwanya wo kugaburira ijambo ryawe. Ubugingo bwe bushamwe n'ubwawe kandi umukomereze amaboko, umurwanirire cyane mu izina rikomeye rya Yesu. Kandi umuntu wese wumvira ijambo rimugirire umumaro, rimwubake mu izina rya Yesu. Ubugingo bwe buhembukire imbere yawe mwami wacu. Urakoze, ngaho bana natwe mu izina ryawe rya Yesu, amen. Karibu. Mana we, nkunda Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo niba unkunda unkundira Imana. Amen. Niba unkunda umfashe unkundira Imana. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Kuko tubeshejweho nayo, kuko twibesherejweho nayo. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru, kuko tubeshejweho nayo muri byose tubonera mu isi. Izina ry'Imana rishimwe, rishyirwe hejuru. Mana yacu ntabwo tuzi uko twayivuga, ntitubona definisiyo twadefinisa imikore, ntitubona uko twayisobanura, biraturenga. Umwe iyo bimurenze aravuga ngo uri Imana y'amahoro kuko yayibonye ari amahoro mu gihe cy'ibibazo. Undi akavuga ngo uri Imana y'ubuntu kuko yayibonye imugirira ubuntu mu gihe agoswe. Buri wese ayita uko abyumva bitewe n'igihe yayiboneyemo se cyangwa n'igihe ahagazemo. Izina ry'Imana yacu rishimwe, kuko ntabwo twabona uko tuyivugaho agace gato cyane uko dushobojwe, kuko ntitwabona uko tuyisobanura. Biraturenga imikorere yayo, mbese ntabwo biraducanga. Niko abantu bajya bakunda kuvuga ngo biraducanze. Numva mfashijwe muri iki gitondo kuko tubeshejweho n'Imana yacu. Aleluya. Twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi. Izina ry'Imana rishimwe. Aleluya. Ukuruye ukicara ukibuka iminsi yawe ya kera, ukibuka ukiri muto kugeza ubu ngubu, usanga ubeshejweho n'Imana. Usanga ari Imana gusa, usanga ariyo yagiye ibyiberamo, usanga ari mbese niyo yonyine ihimbazwe. Mana we, umuririmbyi yaravuze ngo ndumva unyuzuye Yesu we, uri indirimbo yanjye. Mana ishimwe, nanjye ndumva inyuzuye. Nibutse yuko twibesherejweho nayo. Reka dusome muri Yesaya, ni ukubasuhuza, ni ukuramukanya, kandi turacyari kumwe. Yesaya 25, duhere ku murongo wa mbere. Kaduse Papa Varini aradusomera atugerese ku murongo wa 5. Aravuze ngo Imana Yesaya 25 murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Yesaya ibice 25 umurongo ni uwa mbere kugeza ku wa 5. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana ni umukiza w'abarengana. Amen. Uwiteka Nyagasani niwe Mana yanjye, nzajya nkogeza mpimbaze izina ryawe, kuko ukoze ibitangaza wagambiriye kera. Oh haleluya. Ugira umurava n'ukuri, umudugudu wawuhinduye ikirundo cy'isakamburiro, umudugudu ugoswe n'inkike wawugize amatongo. Inyumba zo ku nkike inyumba zo mu rurembo rw'abanyamahanga watumye hataba umudugudu, ntabwo uzongera kubakwa iteka ryose. Nicyo kizatuma ubwoko bukomeye bukubaha umudugudu w'amahanga
agira umwaga ukagutinya, kuko abakene n'abatindi bagiraga ibyago, wababereye igihome, ukababera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'icyokere. Iyo abanyamwaga biroha nk'uko amashami yiroha ku nzu, nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko uzatwama induru z'abanyamahanga, ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Amen. Amen. Imana ishimwe. Tubesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi, iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Turashima Imana yuko ari urukundo. Imana ishimwe. Turashima Imana yuko ari Imana. Mbese ntabwo ubona uko wabivuga, ariko Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka Nyagasani ni wowe Mana yanjye, nzajya nkogeza mpimbaza izina ryawe, kuko z'ibitangaza wagambiriye kera. Turashima Imana yuko ari urukundo. Turashima Imana yuko ariyo ikwiye kogezwa, niyo ijya ikora ibitangaza bitabarika, niyo ijya ikora ibyo yagambiriye kera. Izina ry'Imana rishimwe. Umudugudu wawuhinduye ikirundo cy'isakamburiro, umudugudu ugoswe n'inkike wawugize amatongo. Turashima Imana. Dusubije amaso inyuma, Uwiteka Imana imidugudu yacu yari igoswe n'inkike yayihinduye amatongo. Usubije amaso inyuma, tutigirije nkana, ukuruye iminsi yawe ya kera, ukuruye uko wagiye ubaho, ukuruye ubuzima bwawe, urasanga Imana imidugudu yari igoswe n'inkike yaragiye yihindura amatongo. Buri muntu wese hano ni ukuri utarigeze abona Imana imwigaragariza. Imidugudu yari igoswe n'inkike ko Imana itaragiye yihindura amatongo. Ni ukuri turamusengera, ariko turashima Imana yuko imidugudu yacu yayigoswe n'inkike yayihinduye amatongo. Ijambo ryavuze ngo ntirizongera kubaka ukundi. Turashima Imana. Turashima Imana. Ubundi umuhanga wo gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Ntago wasimbuka uhereye aho ngaho uhagaze, byakugora. Ariko iyo ugiye gusimbuka urabanza ugasubira inyuma, ukibuka ugasubira inyuma kugira ngo ubone uko usimbuka neza. Turashima Imana yuko yagiye itubera Imana. Imidugudu yacu yari igoswe n'inkike, Imana yacu yayihinduye amatongo. Turabibona kugira ngo dutambuke. Yatubereye inkomezi. Haleluya. Yatubambiye amahema, niko umuririmbyi yaririmbye. Ni ukuri turamushimiye, turamushimiye, turamushimiye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yumva ko uyu munsi wa none tuyishimiye, yuko hari ibyo yagiye dukuriraho, yuko hari ibyo yagiye iritagura, yuko hari ibyo yagiye isenya, kandi ntabwo bizongera kwibuka ukundi. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Yagiye ibiritagura, yanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana. Ibyo yadukoreye byadukoze ku mitima. Ni ukuri niba hari umuntu utarigeze ubona ineza y'Imana, turamusabira yongere igaruke. Ariko turayishimira yuko imidugudu yari igoswe n'inkike umwami wacu w'amahoro kubw'ubuntu bwayo yayiritaguye, kubw'ubuntu bwayo busaga yayiritaguye tugatambuka. kandi icyo ngicyo ntabwo izongera kwibuka ukundi. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. ni ukuri ntabwo izongera kwibuka ukundi, ntabwo izongera kwibuka ukundi. Ni byinshi yagiye ikorera buri muntu ku giti cye, ni byinshi yaritaguye. Izina ryayo rishyirwe hejuru. turayishimiye. Ubu buri muntu wese hano tumuhaye byibura iminota 5 ngo avuge iby'Imana yagiye iritagura, inkike Imana yaritaguye, twarara habukira bugake. Ariko dushimiye Imana yo mu ijuru, dushimiye Imana y'amahoro yuko yabiritaguye, kandi ntibizongera kwibuka ukundi. Izina ry'Imana y'amahoro yacu rishyirwe hejuru. Hano ku murongo wa 4 ngo kuko abakene n'abatindi bagiraga ibyago, wababereye igihome, ukababera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'icyokere. Turashimira Imana yuko abakene
bagiraga ibyago yababereye igihome. Imana yatubereye igihome, yatubereye igihome. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru y'uko yatubereye igihome. Haleluya. Amen, amen. Ikababera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'icyokere. Turashima Imana yatubereye igihome, itubera ubwugamo, itubera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'icyokere. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Tuyiramburiye amaboko, tuyizamuriye icyubahiro yuko yatubereye igihome, yatubereye ubwihisho, mbese yatubereye kwa kundi wumva ufite ukuntu wavuga Imana. Izina ry'Imana yacu rishimwe, izina ry'Imana yacu rihimbazwe, izina ry'Imana yacu ryogezwe yuko yagiye ibana natwe yagiye ibana natwe muri ya minsi twabonaga twigunze, twabonaga bitugoye, twabonaga bituruhije, twabonaga nta epfo. Uzi ko hari igihe umuntu ahagarara akajya areba epfo na ruguru akavuga ati se ndi kurota, ibi biri kumbaho ni njyewe. Turashima Imana yuko yagiye yitamurura ikatubera igihome. Turashimira Imana yuko yagiye itubera ubwihisho. Turashimira Imana yuko yagiye itubera ubwugamo. Izina ryayo rishimwe, Imana ihimbazwe, izina ryayo rishimwe. Haleluya, Ni haleluya. ukuri nabivuze ngo iyo umuntu agiye gusimbuka asubira inyuma kugira ngo asimbuke neza. Mureke tubanze dukurure ineza yayo, tubanze dukurure ubuntu bwayo, dukurure imbaraga zayo, dukurure urukundo rwayo. Niturangiza tuvuga ngo Mana we warahabaye, warahabaye, warahabaye. Erega ubundi iyo ukuruye ineza y'Imana n'urukundo rwayo bigushoboza guhagarara neza muri icyo gihe urimo, bigushoboza guhagarara ufite kwizera muri icyo gihe kiguhungabanije. Mbese uba uri kwiha ubuhamya ukavuga ngo shingiye kuri iki ngiki, iki n'iki Imana yagiye ikora ikambera igihome, ikaritagura inkike. Nta bwoba mfite bw'iki ngiki, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Izina ry'Imana rishyirwe. Imana ishimwe. Ko numva ngiye gutinda kandi kwari ukuramukanya. Tugiye kuvuga ngo nk'uko ku murongo wa 5, nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu. Izina ry'Imana yacu rishimwe, izina ry'Imana yacu rishimwe. Ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye Uwiteka ajya bukuzaho, bujya bukurwaho n'igicucu cy'igicu. Turashima Imana yuko hari agacu igikuraho, igizana, igakuraho kwa kuma, igakuraho bwa bushyuhe. Muri cya gihe uba wumva ushyushye mu mutwe, ushyushye, Umwami Imana yacu ajya twohereza agahumbezi. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Turashima Imana. Ariko Mana we ndumva unyuzuye, sinzi uko nabivuga, gusa Umwami w'amahoro ahimbazwe yuko ibyo byose ajya abikorera kugira ngo imitima yacu ihumurike. Hano ngo niko izatwama induru z'abanyamahanga, igacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Turashima Imana. Nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye ijya ibukuzaho igicucu cy'igicu, niko izatwama. Turashima Imana kuko ibyo biriya byose yagiye ikora. Imana yacu yo mu ijuru biriya byose yagiye igukorera, biriya byose yagiye inkorera. Hahandi yagiye yitamurura, niko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo aritamuruye mu gicuku nijoro. Izina ry'Imana yacu hahandi yagiye yitamurura, ikatubera igihome, ikatubera igicucu, ikatubera ubwihisho. Imana y'amahoro ihimbazwe yuko ariko izatwama. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Niko izatwama induru z'abanyamahanga. Nibaza gutwama ni ugucecekesha, mbese ni ugukubita, ni ugukuraho, ni ugutwama. Mbese namwe murabyumva. Niko izatwama induru z'abanyamahanga, igacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Izina ry'Imana rishimwe. Turashima Imana yuko izatwama induru z'abanyamahanga, dushingiye ku byo yagiye ikora, dushingiye yuko yagiye iritagura inkike, dushingiye yuko yagiye itubera igihome, dushingiye yuko cya gihe twumvaga izuba ridukubise yagiye itubera igicucu. Uko niko izatwama
induru z'abanyamahanga. Izina ry'Imana yacu dushingiye ku byo yakoze, tuyifitiye icyizere yuko izatwama. Buri muntu wese izamutwamira, izamukubitira ibimwihagaritse imbere, izaritagura, izasenya, izakuraho ibituzengereje, izatwama induru z'abanyamahanga. Hari igihe induru zijya ziba nyinshi mu matwi, hari igihe induru zijya ziba nyinshi mu mitima, hari igihe akajagari n'induru ujya ubona ukabona uragoswe n'induru, ukabona uragoswe n'induru, ukabona induru ni nyinshi, ariko Imana itwemereye yuko izadutwamira, itwemereye yuko izadukubitira. Umuririmbyi w'Ikorasi yaravuze ngo nkubitira igini Imana, niko izadutwamira amagini, niko izadutwamira ibitwivuga hejuru, niko izimura imisozi itabimenyesheje. Turashima Imana yuko ijya yimura imisozi, iyo misozi itabimenye, mbese ikayitungura, niko Uwiteka Imana azatwama, mbese azatungura, azakuraho, izakubita, izaritagura inkike, izatubera igihome. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Mureke rero tuyigirire icyizere, twongere tuyikomezeho. Umuririmbyi yaravuze ngo nikomeje ku rutare, kuko ahandi hose ari umusenyi. Ni umusenyi, iyo urebye usanga ari umusenyi. Ahandi hose atari kuri Kristo ni umusenyi, ariko turashima Imana yacu yuko yemeye kutubera igihome, izatubera igihome, yemeye kutubera igihome, yemeye kudutwamira. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kuramukanya no gusuhuzanya no guhoberana, kandi nyine iyo abantu baramukanya ni ugukozaho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Tugiye kwinginga Imana rero muri uyu mwanya, dusubije amaso inyuma, tutazi yuko tuzabaho, dusubije amaso inyuba. Uri kuba muririmbyi yaririmbye ngo twitwaza amayibobo. Nawe ushubije amaso inyuma, ugasubiza amaso inyuma, ukibuka uko wari uri mu minsi ya kera se cyangwa mu minsi yatambutse, bigutere kongera kuyigirira icyizere, bigutere kongera mbese wumve wongeye kwagukira imbere yayo, kuko yemeye kuzadutwamira, kuko yemeye mbese gutungura, kuko yemeye kutubera igihome mu minsi isa nk'iyi ngiyi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana, tuyibwire ngo Mana, dushingiye ku byo wakoze, hari icyizere cy'ibindi uzakora, kuko ibyo wakoze nibyo byari bikomeye. Rero n'ibisigaye nta cyakunanira. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Kandi Imana imikorere yayo burya itandukanye n'iy'abana b'abantu. Imana ikora gake gake, ibya Yesu ni ku murongo, buhoro. Rero mureke tuyigirire icyizere, ntitugire ubwoba bw'iminsi ubona uhagazemo, ntuterwe ubwoba n'ibyo ubona bikugose. Imana yacu yemereye yuko izatwama, itwemereye yuko iri butwame, yanatwama nonaha, yatwama ejo, yatwama mbese, kuko isaha yayo iyo niyo ibizi igihe yagennye cyo gutwama. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Tujye gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Haleluya. Izina ryawe rishimwe yuko kubw'ubuntu bwawe busaga. Mana yacu twemewe nawe uhoraho, izina ryawe rishimwe.